ramba ndetse ugira amahoro wokurikiranye Lioness 250. Muri aka kanya rero ndongeye ngarutse muri wa mwanya wacu wo kugira ngo twibukiranye ibikorwa bya buri munsi dukwiriye gukosora ndetse nibyo dukwiriye gukomeza kugira ngo ubuzima bwacu turusheho kubutwara neza, turusheho kubusigasira mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza. Niba utarakora subscribe nagusaba ngo uyikore ndetse ukande no kuri kakayogera ka notification, ibyo tuzajya twibukiranyaho byose bijye bikugereraho igihe ndetse nawe ugira uruhare muri uku kwibukiranya kwacu. Muri aka kanya rero wakwibaza uti nkuzaniye iki? Uyu munsi ndagira ngo twibukiranye ku kintu kijyanye n'isuku y'umubiri wacu muri rusange. Isuku y'umubiri wacu muri rusange ni ingenzi kuko umubiri wacu dukwiriye kuwusukura kugira ngo ukomeze kuruhuka neza ndetse ukomeze no kubaho mu buzima buzira umuze. Nakubwira nti rero nkuko tubyigishwa kenshi, nkuko babiduhugurira kenshi, umuntu aba akwiriye kwisukura umubiri wose inshuro ebyiri ku munsi. Inshuro ebyiri ku munsi ni ukuvuga mu gitondo ndetse na nimugoroba. Mu gitondo ukwiriye gusukura umubiri wawe, koga umubiri wose kugira ngo ufashe gukanguka, ubashe kujya muri ya mirimo nta gusinzira ugifite, utagifite kumva ugishaka gusubira mu buriri. Donc iyo umaze gukaraba umubiri wose bigufasha kugira ngo umubiri wawe ukanguke. Gusukura umubiri wawe mu gihe cya nimugoroba bifasha umubiri wawe kugira ngo uruhuke neza. Kandi buri hari ikosa tujya dukora, wamara gukaraba nimugoroba ukongera ukisiga amavuta kwisiga ugiye kuryama ntago ari byiza kuko bituma umubiri wawe udahumeka neza, kubera ya mavuta uba wasizeho ntubashe guhumeka neza mu gihe cya nijoro. Ibyo nabyo ni ibintu dukwiriye gukosora. Ikindi rero nshaka kugira ngo tuvugeho kandi ni uburyo dukarabamo. Uburyo dukarabamo akenshi tumenyereye ko abantu bari mu cyiciro cya C na D na B mo gakeya, akenshi ntago dufite bwa bwogero bufite amazi amanuka hejuru. Niyo mpamvu natwe rero dukwiriye kujya dukora nka biriya byo mu cyiciro byabo mu cyiciro cya A. No kuvuga iki rero, uko tumenyereye mu buzima busanzwe bwacu, dufata amazi tugashyira mu ibase cyangwa se mu ndobo, ukajyana mu bwogero ugakaraba, ukajya ukoramo ukitera amazi bisanzwe ukoga nyine ukarangiza. Ariko biriya ntago ari byiza kuko uzareba kenshi iyo urimo ukaraba uzamura ya mazi ujya kureba nyuma ugasanga hari imyanda yagiye igaruka muri ya mazi kandi wari urimo koga, urimo kwisukura. Donc ubwo urimo kwisukura ariko ukisubizaho imyanda, urumva ko ari ikibazo. Icyo nakubwira rero wakosoraho, niba usutse amazi mu ibase cyangwa se mu ndobo, ukwiriye gufata kandi kantu nk'akadobo gatoya cyangwa se igikombe, ukajya ugenda ukadaha amazi ukimenaho, imyanda ikamanuka atari ukongera ngo isubire mu mazi uri gukaraba. Cyangwa se byaba byiza ugafata akabido ka litiro 5 cyangwa se akabido ka litiro 3, ukajya ugenda ugasuka amazi akamanukana n'imyanda, ariko ntago ya myanda izasubira muri ka kabido. Ikindi kandi iyo ukoresheje akabido, dore turi mu bibazo ahantu henshi usanga amazi yabuze, ukagira gute, bizagufasha kwekonomiza amazi. Akabido kamwe kakoza kimwe nuko n'ibido yose yakoza, sibyo? Dukwiriye kubikosora kandi tukabikora neza kuko aho koga wisubizaho imyanda, byaba byiza woze imyanda ikuvaho ikagenda ntigusubireho. Wakoze cyane rero, ntiwibagirwe gushyira igitekerezo cyawe muri comment cyangwa se n'inyunganizi. Nawe ushobora kutwibutsa ibyo twagakwiriye gukosora mu buzima bwacu, ubuzima dukomeze tubusigasire kandi tubutware neza. Naho ubutaha rero tuzongere dusubire kandi ubuzima bwacu twabusigasiye, hari icyo twahinduye, ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza. Ciao, bye.